bamerewe bate Rwanda? Iyi ni deribi izaba imeze ute? Iyi deribi ubu ngubu koko umunyarwandakazi ndetse wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga wanakunzwe cyane kubera ubwiza bwe ndetse no kubera ibintu yagiye akorera ku mbuga nkoranyambaga yitwa Shaddy-Boo. Shaddy-Boo rero yatangaje abantu ubwo yibarizaga ikibazo akavuga ati ese buriya nk'ubu bateguye match ya gicuti izahuza polisi ndetse n'ababuze perime, abo bantu koko bahuye byagenda bite? Ibaze nawe niwe warakoreye perime, ibaze imyaka byagufasha, amafaranga watakaje uri gukorera perime. Ese umupolisi wagukoresheje perime muhuriye mu kibuga ngo mukine match, wakina umupira cyangwa wakina uwo mupolisi? Amagambo rero ya Shaddy-Boo akomeje kwibazwaho n'abantu benshi cyane ndetse yibutsa abantu benshi cyane batsinzwe amaperime, batakaje amafaranga menshi cyane ndetse n'imirimo ikahagendera kugezana n'isaha batarabona perime. Bati Shaddy-Boo vuze ukuri, ati Shaddy-Boo iyo match koko bazayitegure, ati kuko turarambiwe, ati abapolisi bazaba tuzaniye mu kibuga dukine ka match ka gishuti. Ariko se ubwo yaba ari match ya gishutira? Ibaze nawe ubwonko bwawe ibintu byaba buri gutekereza mbere yuko uva ku kizamini bakagusifura ngo uratsinzwe wamaze gutakaza amafaranga yawe, ati uratsinzwe taha, ejo bundi ukazasubirayo, ati uratsinzwe taha, ejo bundi ukazasubirayo, ati uratsinzwe taha. Ibaze muhuriye mu kibuga, uwo mupolisi wagusifuye gutyo, mwahurira mu kibuga mugakina umupira cyangwa mwakina ibipfunsi ndetse n'imigeri kugira ngo nawe umwimureho. Mbese iyi match Shaddy-Boo yashatse cyangwa se yasabye ubona yaba imeze ite? Gusa iyi match uretse nyine kwiyumvira ibitekerezo by'abaturage, iyi match ntabwo yabaho, kuko iramutse ibayeho ndakeka nta mupolisi wazava mu kibuga, abo bose batahira mu bitaro kandi amaguru yabo yaba yaravunaguritse kubera ko bahora babarya amafaranga. Ibaze nawe ariko umuntu yabuze perime, yahereye 2010 ari gukorera perime kugezana n'isaha ntarayibona kandi nikatakaza amafaranga. Ukibaza uti yahura n'umupolisi umwe urasifura mwisifure gusa, ati watsinzwe va kuri iyo moto. Bahuriye mu kibuga, ayo mafaranga hari kereka amanje yayamwishura yamutsindishije, ayo mafaranga yaba yarariwe amanje yayamusubiza, kuko ntago byaba byoroshe najya gukina ndi kuvuga ni uri umupolisi yarasifuye, ati niwe ndi wibandaho. Ibaze igihe nakoreye perime cyose kugezana n'iyi saha ntarayibona, none umupolisi duhuriye mu kibuga ati reka nze nihimure. Nk'uko Shaddy-Boo rero yabitangaje, buriya wasanga nawe afite akababaro cyangwa se akaba hari umuntu wabigeze kumubwira ko yabuze perime kugezana n'isaha, atariko ndacyahanganye ndebe ko nazabona iyo perime nanjye, hanyuma nkaza ntwara ikinyabiziga cyanjye nigengeseye kandi nkatwara neza, atariko abapolisi banyimye perime. Ibaze Shaddy-Boo rero akimara gutangaza iyi nkuru byahise bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga Instagram ya Marayike, udutima badukanzeho ari benshi cyane ndetse n'amafoto ye bakomeza kuyakwirakwiza ndetse n'amagambo yavuze bakomeza kuyakwirakwiza kugezana n'iyi saha. Amagambo yaracyavugisha abantu benshi cyane, ari abapolisi, ari abaturage, ari ababonye perime, ari abatarazibona ndetse n'abateganya kuzajya kuzikorera. Bahise bavuga bati Shaddy-Boo uzi gutekereza cyane, ati wa muganiye match yazabayeho, hanyuma tukareba uko biza kugenda, tukareba abazatsinda. Ababuze perime bashobora gutsinda polisi, none se polisi yatsinda ababuze perimera uko bakinana ikintu kimeze nkaho ari uguhangana, kwaba ari nko guhangana mbese, kuko polisi nayo ifite isifure yavuga ati iyo nshaka namusifura nkamwima perime cyangwa se nkayimuha. Ibyo byose biba bishoboka, ariko se mu kibuga ushobora kugutera igice kimwe ukazagwa mu bitaro, ariko nawe bakamuha iyo karita wenda akavamo. Erega n'ubundi ntabwo aba ari umukinnyi w'umwuga, yakwica atakwica ntabwo arahembwa kandi nta n'urabimubaza uretse mutima we wabimubaza. Ibaze rero igihe cyose yamaze atabona perime, aramutse agufatiye mu kibuga, nuko iyi match itanabaho. Ariko iramutse ibaye, Shaddy-Boo yaba akojeje hagati mu ntozi. Shaddy-Boo niwe watumiye iyi match, ibaze iramutse ibaye. Nuko bitashoboka nyine, ni ibyiyumviro byacu ndetse ni n'igitekerezo yitangiraga, kuko yashizeho akabazo arangije kwandika ayo magambo cyangwa se arangije kuvuga ayo magambo. Ngayiguko rero ibya Shaddy-Boo se namwe wari mubizira, nibyakwirakuye ku mbuga nkoranyambaga bari kumuvugaho, namwe mwabimenye. Nge rero mubanye muri iki kiganiro, nitwa Vincent.
reka nkusubire kunshigikira ukande kuri buto ya subscribe kugira amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bizajya bihita bikugeraho mu ba mbere. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, ndagushimiye.